Ben ya Tupac. Ntabwo bazamfata ndi muzima, bazafata bazanyica ndabizi. Nubwo baba bakiri bato bafata bisi z'abirabura. Narashutswe kuva nkiri mu ishuri bakandisha ivumbi n'itaka, ariko ubu narivumbuye. Ubu nahindutse umuntu utera ibibazo, unshinja cyangwa ndenganye. Kunywa urumogi bifasha gutuma uburibwe bwanjye bujya kure. Ubu nta cyizere cy'ejo hazaza mfite. Nirirwa nzungurutse urumogi ndukaraga. Ntuhangayike, ahantu h'ahazaza hanjye ndabona hatagaragara neza. Wenda ushobora kunyumva, ushobora kumva ko ari ibintu bizima nshobora gukora. Ngomba kugaburira umuryango wanjye. None se ni kihe kindi kintu nakora? Ariko ndikirara amagambo y'amasilenge mbanganira n'inshuti zanjye. Ngenda ku matelefone yanjye yabo tugenda tuvugana. Njya muri club ndi mu bibazo, nkomeza kumera nk'umuntu utazwi ahantu nzwi. Imijyi yanjye yuzuye ibirara, tugenda twizamurira dutwara amamodoka. Ese turapfira iki tugapfa ku myaka nk'iyi mikeya? Yarakiri muto ariko yishwe n'abantu 12 ntibamenya uwo ari we. Ibyo nibuka gusa ni imirambo. Ibitekerezo byanjye byuzuye, umutwe wanjye wuzuye ibitekerezo. Ntago nzasubira mu rukiko. Ese uratekereza iki nsubiye mu rukiko? Ngenywa amahenesi, nkiruka mpunga abanzi banjye, mba hagati y'ibiti byinshi, ndi mu buribwe cyane. Ngerageza kubihunga, ndagerageza guhunga uburibwe. Ndagerageza guhunga, nkagerageza guhunga uburibwe. Ni indirimbo. Imyaka n'imyaka y'ubuzima bubi bwose nanyuzemo, bwa buzima nanyuzemo nkiri umwana. Dore narakuze nkakika ibyuma, nkiberaho mu buzima bungoye, nkahangana n'abantu duhangana isoko ry'ibiyobyabwenge. Bakagenda ari abafeke, bagenda batubeshya, bakagenda batwica nk'aho turi za predator. Buri munsi tunyura mu bibazo. Ku ishuri twigira nk'ibigoryi, ariko njye ngomba kwica amategeko. Mwa bakobwa mwe mwinyigaragariza imbere, kubera ko narangije kumenya ko buri ntambwe yose nzatera ntawe uzanjye njyuma. Mbanshyigikire nshuti zanjye, urukundo rwose mwankunze. Papa batwoherereza ibibazo gusa, ariko uko byagenda kose ntabwo nzigera ndira uko naribwa kose nuko nababara. Kandi nzakora uko nshoboye. Ntabwo nzigera ngurisha Coca-Cola, nzagurisha ibintu bizima. Dore ukuntu amafaranga ndeba neza. Popo none ngo aba bakobwa barashaka baha amafaranga ngo nuko bankozeho gusa. Umva ntabwo iyo mikino nyirimo. Ndabiyamye rwose, nta kintu na kimwe kizima mbitezeho mwa bakobwa mwe. Abantu baraza kundeba bakansuzugurira imbere y'amaniga yanjye, ariko uko byagenda kose isaha yanjye iri mu biganza byanjye. Nzabaho naba ariko nzabaho. Ndagerageza kuba umuntu wa nyawe, ntago mba mbeshya nirira amabiswi yanjye. Umva kankubwiza ukuri, ujye ugenda umpunga. Njye n'abantu banjye dufite gahunda ko ubwo buntu bw'umwanda mudushyira imbere tuzabubavana imbere. Tubafitiye inzika, ntabwo tuzigera twibagirwa ibintu byose. Njye nitwa Kai Proctor. Ni uburibwe gusa niberamo, mbashakisha ibyishimo mu buribwe. Akaririmba ati ndahunga uburibwe, ndahunga mpunga uburibwe. Njye nitwa Kai Proctor. Indirimbo yiswe Pene.